ariko noneho mureke uyu munsi ngiye kwinjira mu kiganiro nyirizina cy'urukundo rwacu. Ngiye kumena umuceri hasi byose mbivugira bibise kugize ubwoba oya byose ngiye kubivuga noneho birahindutse. Sha rero mbamara impungenge buriya ahantu hose wahakura umugore, kwirimbe wahakura umugore cyangwa ukahakura umugabo, mu bitaro wahakura umugore cyangwa ukahakura umugabo, mu bukwe, Instagram, Facebook, mu bukwe bikaba uko nguko. Ati njyewe rero warandebye nkareba mu maso nkavuga windukiye ugira gutya none ndavuga nari meze gutya cyane nari meze gutya akabina kagenda kapapala ngaho murakoze mu ijoro ryiza Nairobi Mombasa ngaho sho wambaye neza please Mombasa Nairobi naje kugenda ubutakayemo mba nguyemo akumpaye bite se sha ati ni sawa turivuganiye nkabaziranye twivuganiye nkabaziranye kera kabaye utese kundi nta kumenye usuye nde burindi turuka he njye ukuntu nabigenje natangiye mubwira ko ndi umunyonzi ere kanyonzi velo hula ako we uzi ko nira zina ryanjye rifite n'ahantu ryaturutse mbyumvishe namubwira uzi ko ndi umuhanzi ndamubwira njyewe ndi umunyonzi muri aka gace k'iwanyu wigiramo nzi bunyonze yego sebura hari ahabaga abanyonzi bundi nanjye ko ndi tizongo yajya avuga akantu k'uruzungu ntibyo ngibyo simbyumva aha umukobwa agatangira kujya nsura twiterera igiparo twivugira ubusa bino tutabikomeje ntabwo twigeze dukomeza tutarakundana se akoshobora kumbeshyira akura umusazi wansuye wowe dukundana nyine tutarakundana nagusuye rimwe ubundi twajyaga duhurira hahandi hejuru ndabizi bimbeshya oya uyivuga ariko rangiye yibansha iyo nkuru numvaga ndashaka kuyibabwira nona kuko ni inkuru ishyushye nari buzabihere kurusha yanjye mfite oya reka njye wamahoro kabuyiretse reba umuntu turakundana ngo kubera yuko ngo ntamufatisha kuri telefone cyane umugore si ikintu yakoze yagiye kuteretana n'undi muhungu ateretanye n'undi muhungu shasha unaye hanze detaye ngiye kumuha none hari babahungu bashagajaga amatelefoni y'abantu aba yafashe telefone kera kabaye iri kwicanye byari byandi byo kutitaho ajya muri telefone zanjye asanga mwene datanze ngo wananjonje oya niko nitwaga se niko nakwandikaga asoma chat zose atafata nimero yiwe atayifata no mutwe atamuhamagara twicaranya nkumvaga ijuru rimeze guki byose n'imyituye yo gutya narasobanura impamvu namubwiye ngo aze naravuga iki soza nyine abigenje gutya narambwiye ati rero ngiye hano ndi kumwe n'ingegera ndashaka idusobanurire ari ngewe ari na siko yaragiye kunkubita se shara mungu agira imushinya vuba kandi naje kuvumbura ko atari nanjye akundaga gusa yari nibandi Imana yarabigize tubwire dutangire muraho neza twongeye kubaha ikaze kuri Kibubu TV show ngaho da wibagiwe ukuntu wambaye neza mumeze mute bakunzi ba Kibubu and bakunzi ba Gashema mumeze bon nize ko abantu umwami Imana yabarinze mumeze neza sho tangira nawe basuhuza abakunzi hi wibuke kwambaye neza guys se ngiye kumbana ngo kwambaye neza ndi kubembwira yambe ngiye kwambaye neza akosh tumuzi nisize neza vraiment ok merci kwambara
ukawera aramanuka dutangira kubona Imana dutangira kubona Imana dutangira kubona Imana. Abavuga ngo sinjya nambara impeta uzi iyi niki namuze ko ntayongera se ariko mwamugira ngo umuntu yambare ibipantaro by'ibikoboyi munagire impeta umusenga nk'ubu mvuye gusenga mvuye gusenga mba ngomba kuyikubitamo njyewe ndi ndaho kutayikubitamo yakoshunuka gibeshye imbere ya kamera mbeshye iki ngo n'ubu mvuye ahantu oya n'impeta kandi ugomba kuyambara ahantu hari hose waba wambaye ikabutura waba wambaye iki yambare ahubwo nuko tuba turi mu rugo njyewe ndirya tu njye ntabwo nshaka kuyibagirwa urirya kwamba niriya kandi kose ariko ngawe shaka kugira ngo ayibuke rwose ngo tugiye kwicara turi mu rugo akambara impeta ni ikibazo gikomeye kubona Imana so uyu munsi ni kuwa kangahe so twakize ubu ngubu ejobundi narwaye amaso amagambo arabura kandi uwo munsi nabwo yavuze na cyane navuze iki ngo wararwaye amaso nurangije uburyo amagambo arabura rwose kandi uwo munsi niwe wavuze bya nyabyo urugero navuze nk'iki munsi we ari nagukuriye ingofero shaka umwana timu Gashema yambe timu Kibubu munakaa vizuri munapendeza vizuri mbaziki bana Uganda turi mukubo turaje tubasure yego shaha umuntu wabivuze tuzaza vuba ariko dore turatwipanga bihora bipfa kubera uyu nguyu turi batatu uyu ni utwicira gahunda aye ako bivugira hano kuri kamera kugira ngo tuzajye tubona bikwishuza tuzagenda ryari harya ninde wabyanditse ni umufana natubwira ahubwo aradushaka ryari aradushaka n'ejo natwe nawe aradushaka oya we natwe ati ni muze tubakire tubereke ahantu heza rero Uganda aho bucyahaye baye n'ahandi heza buriya Uganda aho ravuka ubu dushobora kugenda ugasanga yari yateganyije kutujyana yahinduye ahubwo we afite umwanya ryari ko dushobora no kugerayo ugasanga ni Queen one nabonye nawe yitwa Queen nimba ari Queen wacu Queen wa fe nashaka ko atari wacu kuko ifoto nabonye atari nuwachi Queen wa fe je bale bana Uganda mwe bale nyomwe bale dala ariko badushyigikiye anya nkunda kuvuga ko y'abagande y'abanyakenya abarundi Congo bakakusherishe bakakumanke bonsoir uyu munsi rero ni umunsi wo ku cyumweru ni umunsi wa Pentecost ko babyizihiza Pentecost ni iki shushu be ni ibijyanye no mu rusengero shubishwaza uko wije Sunday school Pentecost ni iki ariko ari mu rusengero rwa Pentecost ahubwo of course natwe turi assemblies nyine na assemblies kandi assemblies of God Pentecost assemblies of God turaba Pentecost ari ndimi ndagukotoje shu ndakureheza me ndagukotoje nzi pe ariko disi ni urumva nubwo ari muri Sunday school y'abaporosi ya kera se Sunday school yaryari bibiri Pentecost reba Sunday school yo mu 2001 9 nibwo mperukamo hari ikintu mbonye badi uyu munsi rero twifuje mbere ko dutangira gahunda zose tuje kubabwira love story mutera agatebe mufata agacyayi aho se bavuga agacyayi no subscribe byagenze gute bagabanutse agacyayi kabuze
kwihangana natwe si twe. Uyu munsi rata tugiye kubabwira love story yacu, mutera agatebe fate tujugu tugiye kubabwira, ariko mbere ko tubatera story y'urukundo rwacu. Ni urwacu tugiye kuvugaho mbese. Ni urwacu. Turavugaho hama nabaye umushinga nahe ako namaki bagiye kubasuhuza abantu b'iwacu abo mwacu ba Nyamata, abo mwacu. Ariko guys harenda kuzashya mwami ku itariki navuze umukobwa wawe abanyanduhura hoya Nyanduhura Sela. niko yitwa. Yes. Oya nari nzi ko yitwa Mugeyo harya Mugeyo Nyanduhura Sela. Mugeyo hazashya we ngo mwise Sara byaba ari ikibazo. Sela Sara wandi waje mu kiganiro kweto rukavamo ndakosa baje nitwa Kibu. Sorry mwana wanje umva rate tugiye kubanza se nkaba gashema giye kuduterera akaririmbo cyangwa reka nkabaterere. Giye kubaterera akaririmbo wowe uradusengera. Yambwiye yuko yo yitwa ndiho iriho kandi zahoraho. Yambwiye yuko iriho kandi zahoraho. Yambwiye yuko yitwa ndiho kandi zahoraho. Uciye magara. Yes. Agapendo. Ikijwe cyane se kigiye gutera kandi turi imbere mu gitabo. Iteka urayizi nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagira ikibasha kumara umubabaro kugeza ikigabo cy'ikigoryi cyogiye nta rwandiko kigira ngo kirinjira se kuri kugituka kandi binjira. Oya bavuga ngo umugabo nta bwenge ndagishushanyo icyo kigabo. Ubu nishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura iki? Ubundi agatabo ko umukristo waragasomye. Umukristo mu rugendo. Nimba waragasomye se kuki ugiseka? Cya kigabo nta bwenge ubundi ugomba kuba uri serious. Ukaba niba ugiye kuri airport ngo ugiye mu mahanga ukajyana nta passport ufite. Bishatse gusobanura mu ndirimbo bishatse gusobanura iki? Ugiye kujya mu ugenda witeguye. Muri Kristo ubwo ni iki? Kristo Yesu rega ibara wakatishije itike. Cyambere no kubanza kwizera umwami n'umukiza wawe. Okay. Ndumva haragasoni. Mu madini yose turabaramukije. Ngaho baramutse. Ubundi kirazira kuvuga ikintu utizeye. Ubuse nko mu Isilamu wamenye uvuga ngo iki? Ahubwo reka bose tubaramutse. Bo yabasuhuze bose ngo Imana ishimwe. Kuko kuri iyi si nta dini itemera Imana. Imana ibane namwe. Cyangwa Imana ibane namwe. Bose bagasubiza amen. Reka tube serious tugiye gukora akaribiro. Oya munoti serious. Nabanye rubundi nabaye serious. Hako shubishire wakoze ikiganiro cyiza. Wewe nabaye serious ndumva tumba. Ni byiza nabyo babikenewe reka kuba serious rimwe. Uruzi impamvu ngo abagande batajya banuka mu kanwa. Uriya barya inshuro nyinshi. Kurya burya bituma utanuka. Yes, abantu kute. Ararya mu kanya none ibyo kurya. Mu kanya hagacaho abinanasi. Inanasi akaba arayimize. Watermelon akabara kubisa utuntu mbese buri kanya abakubita mu tuntu rero ntabwo noneho ngewe nagiye homera busho tugiye tandaga cyayi kandi n'amazi none umunsi niba mudashaka kuba serious ugari mwe ba serious ku munsi wa Pentecost. Oya munoti tuba turetse gusenga tuze gusenga dusoje se. Yes
surprise aho se hari ikibazo se ngiye gutangira ndamya none kare isobanuye iki se ubundi kutayimbwiye nakubwiye ko uno munsi nyine abizera kuzuzwa mwuka wera ni mwuka wera muri make ibyo nabyo se biba muri bibiliya kuvuga mu ndimi nigeze kujya gusenga biri muri nuze muri ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere cyose igice cya kabiri noneho nibwo buzujwe bya nyabyo simbabwirije umunsi nibyo twize nibwo bujujwe ariko hari umuntu wavuze ngo ni iminsi hari umuntu wavuze ngo ese ufite umukunzi ntimwemeranywe ku idini ako kantu ntimwemeranywe ku idini wareka uwo muntu ngo kubera ko mutemeranywe ku idini wakora iki ku giti cyawe reka njye mbivuge ku giti cyanjye ariko nuze kunyibutsa bababyeyi tugiye kujya kuganiriza wowe ibyo ngibyo tuze kukababaza kuko nako ni wowe ibyo ngibyo banza ubigire reka nyine bikubwira njye ku giti cyanjye nk'uko abagore ukuntu duteye twebwe ndavuga ku giti cyanjye n'umugore umugore turaganduka kandi umugore turakundwa ntabwo dukunda ntabwo tujya gutereta kuko wakunda umuntu usanga ntabwo wajya kumutereta twe uko dukundwa rero muri ino minsi muratereta cyane ibyo uzi imana ugatereta akakwemerera akanakugandukira n'ibyo umusabye byose akabikora sava iminsi muratereta cyane rwose usanga hariya kwa rubangura umuhungu ameze gutya nawe ategereje ko bamutereta yes biriya guteretwa cyangwa byo kwigurisha byo guteretwa ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva nyine kubera ko abagore ntabwo dukunda turakundwa tukaganduka ikindi ntabwo twabasha kujya kwiteretera abahungu muri make nimba umuhungu aguterese ukabona ibyo usabwa byose ibyo wifuza byose abyujuje none ubundi ndakubwira uri kurangara ngenda ndabwira nde nibwo mba ndimo kumedita neza timu kibabu muracirira timu gashema muracirira muracirira turuze ndi kukuganiriza bantu ntega amatwi amna none mbaye serious iyi nyegera ubwenge bwari bugiye chaka ari bunagiye pe urabona imbo itaje kuba urumva rata ndi hano ngumba ndi uri kumbaza cyangwa uri kugira ese wabonye ko nambaye neza nambaye nk'ababyeyi oya ntamera neza kazakumirora akoze wabaye iki none akira hangaha akira bari nkuru ntabwo je nazibara ngaho munyumvira ntabwo nabasha kuzibara ntabwo ari ukubara tugiye kubigisha rero ukuntu umugore ashobora gutetesha umugabo ntabwo gutetesha muri urwo rwego ndanze oya tumba barira gutetesha umugabo umugabo bamutetesha gutyo ni ndiye ibyo wakabikoze umugabo se yitetesha gutyo wishe kwafe ariko ninjye wanga heza ra waryama hano rero bigira inzira so hangahura waryama erega araryamye sishubuze ko turi mu kiganiro no aranyambaye no gusasi gusa sorry urashaka iki wagutera inkonje ngaho nyumvire nawe okay nanyumvire okay ubona ukumvuga sizo ko tugiye gutera story serious wamumenye umuntu atabitubajije bikeneye hariyo tugiye kujya inama urumva rata ngiye ku giti cyanjye aribagiwe oya ese wowe ubusazi bwa bundi bwatuma nekana urumva sharapu ko nimeme urumva rero nari ndimo ndababwira ku giti cyanjye nyine nahitamo umugabo nabanza nkareba ibintu nasabye Imana ko abyujuje nimba se uwo muntu nimba aje kuntereta nkabona arabyujuje ibyo nasabye Imana byose iby'idini kereka agiye ari mu idini nanjye ubwanjye nashobora kujyamo ngo ngihanganiremo nyine ngo ndibemo urugero se ntabwo ari ngombwa njyewe rero ubu ngiye kubagira inama urumva rata buretse maze ndangize ariko ikindi idini pfa kuba idini arimo yizera Yesu ku giti cyanjye nari nanze no kubivuga reka mbivuge yubaha Imana yizera Yesu uwo twaganira ururimi rumwe
ariko mu gihe namusanga mu idini ryiwe nkabona ntabwo rindimo ntabwo namusanga ku giti cyanjye ntabwo ngendera ngo ku idini ngo asambure ngo adeperi ngo wagirikani ntabwo ngewe wapi ntabwo rero umushubije kuko uravuze uti ngewe nsanze idini rye ntarigenderamo ntabwo namusanga kandi nawe yakubajije ati ese bibaye ngombwa ko nge dupfa idini nakora iki tutemeranya ku idini rye ntashaka kuza mu idini ryanjye nanjye kandi kuki se ubundi ashaka kumuzana kuki ashaka kumuzana abo umugore nawe n'umusazi Imana mbabarire ubundi kubera iki umugore ashaka guhindura umugabo kubera ko yenda yumva ko nawe gusanga umugabo bitari bukunde aho hari yenda bitari bukunde ubizi neza ko byakugiraho ingaruka nta munezero uzagira muri iryo dini udateze mushobora kuzabigunganiramo bikaba byabaterana amakimbirane wamureka ngiye ku giti cyanjye wareka umuntu kubera idini akomana aya madini nayo azakoreshyano pe ngewe rero icyamamare ngiye kubagira inama bagira inama ariko ngiye kubagira inama ku giti cyanjye ntihazagira umuntu mupfa idini ngewe nari naranavuze ngewe kubera yuko ibintu ngewe nemera ko Imana ibaho kandi ikora ariko ibintu by'amadini nta na kimwe ngeneramo nari naravuze ko ngewe noneho umugore najya gushaka ngewe bikaba ngombwa yuko numva yatsimbaraye mu idini cyo nakwemera nkamusanga kuko ngewe nta dini riba rimfasheho nta na rimwe riba rimfasheho ubundi yaga gukizwa ni ku mutima uzashobora kumubaza ku buryo wowe umugabo pisi nazanga guhindura ngo natuje mu idini ntabwo se tuvugisha uramindura se umvana muri ho njyana muri ho ubundi ndi mu urugendo ndi kuguha nge noneho nge ngutangarize nk'urugero sinshobora gusimbuka urusengero rumwe ngo ndajya ku rundi nge nagennye gusenga ntabwo nshobora kuva ahangaha muri Masaka n'isengero nibyo batubwiye nagennye gusenga ntabwo nshobora kuva muri Masaka ngo ndajya gusengera za Remera reka nkubaze Imana bari nuko atari ngombwa ko tujya kubivuga ariko hari ukuntu umuntu aba arimo mu idini byaramugize chronique yarabaye ibyo bya chronique rero ugasanga afite imyumvire ni yishyura ibi urayizi iyo dini ba ntago nishyura ibi ntago nkora ibi nyine idini ubona nyine ko ryaguteza ibibazo none se kubera iki urabe ba muntu utajya wishyira moto reka noneho nge nkwereke utishyura school fees utivuza uwo muntu uwo yakugeza kuri iyo terambere ubwo rero no gukora nge ntabwo navuze ngo idini ubundi uzi icyo ari cyo idini ni inzu kugira ngo abantu babone bateranira ubundi idini rya nyaryo ni mu mutima urusengero rwa nyarwo ni mu mutima hariya tujya gusengera na adresse none kubera icyo ashobora kugutandukanya n'umuntu wakunze ukabona ko wari wamukunze buri kimwe cyose icyo washakaga cyujuje ariko noneho mugapfa idini nyine buriya nuko yabitubajije buriya afite impamvu buriya ashobora kuba ari mu idini nyine atashobora kuhura n'iyo myumvire uri kubyumva so rero ngiye kubagira inama kuko n'ubundi ko nta kantu nari nshishijemo tugiye kujya ku kiganiro bageni tugiye kuri love story n'ubundi ubundi ngewe ikintu kiriho ntuzarenge ngo ureke umuntu wakundanaga nawe ngo mupfuye idini kereka ari idini ribi wowe kubwa ribi se ni irihe ribaho ryari ry'umuntu ukubwira ngo tega moto ngo nako ngo nateze moto kandi singishyura akigendera birabyo n'ubuyobe nibyo ndi kuvuga rega ngiye nta kindi navuze nge navuze abantu bafite imyumvire so gukizwa rero ni mu mutima niba ukunda umuntu umugandukire ubundi ariko nanone umugore nko ku giti cyanjye nta muntu twapfa idini ariko nanone umugore nta n'umuntu bakwiye gupfa idini umugabo niwe bigoye umugabo waba yumva ngenda umugabo gutumindura mu gihe yabigusabye ntumwangire ubizi neza ko idini ryiwe ryizera Imana tugiye rero kujya kuri love story nicyo wageni aka kantu zo kunyibutsa tuze kukabaza se abantu bakuru burya bafite inararibonye hajya niko bavuga tugiye kuri love story ariko ninde ureba ko Kibobo ari mwiza ngiye ndi mwiza ariko burya baranze si mu nzira oya kake ariko nange iki gihande cyane nta fosete bamo oya shafosete ntazikiraga ariko kubyibuha biragatsika nari mfite udufosete dore mu muhungu n'icyangundi ikisu cyangire iki ntabwo kizi ntakizi ntakibonye
kinyoka kameze nk'akivampire. Niyo mpamvu ushaka gaseka gutya. Okay. So tugeze ku rukundo rwacu, ariko rero urukundo rwacu turarumaraho akanya gato cyane, tuzabaha indi parts. Tugiye kuvuga urugendo rumeze gutya. Urugendo rw'ukuntu twakundanye kugeza kuri 14 z'ukwa 10. Urazivugira ndazivugira. Turazivuga twese. Naguciye mu ijambo turafatanya. Ibyo wibagirwa ndyongeremo. Ariko noneho turazivugana. Ko ntabwo wazicanye. Okay. Tugiye gutangira kuri tariki. Tugiye kwitangirira ku itariki nyamukuru, itariki 25 z'ukwa 9 2013. Tariki sinjya no mwibuka ngewe. Yes. Cyakoze umwaka ndayibuka kuko nari ndi mu kane. Okay. Mu kane secondaire. Eko wakundanye kare. Ubundi se ugomba kwiteganiriza. Oya. Iyo bitinze birapfa guys. Rero mbamara impungenge buri ahantu hose wahakura umugore, kwirimbe wahakura umugore, cyangwa ukahakura umugabo, mu bitaro wahakura umugore cyangwa ukahakura umugabo, mu bukwe, Instagram, Facebook, bukwe bikabuko nguko. No mu muhanda guys, nabasone bahuriye ku inzira ukayira. Sone yananuze. Na Aroni. Amusuhuje muri aho. Ahita yibonera chef. Mu itorero wahakura umugore, wahakura umugabo. Anniversary. Muri proposal z'abandi. Yes. Rero kera kabaye numva inkuru y'incamugongo ngo sogokuru wanjye arapfuye. Muri urugendo rwatangiriye. Apfa ntari inaha. Mu gihugu cy'abaturanyi. Sorry, ibitekerezo birabuze. Biragarutse sorry. Aha mbavuye Bugandi. Ndaje ngo nje gushyingura. Ngiye gushyingura mbona uyu muntu akaba yigana na murumuna wanjye na mushiki wanjye. Akaba ari mu bantu akaba yaherekeje, ari umwe mu banyeshuri baherekeje uwo mwana. Abo bana baraza bageze aho ngaho kwa muzehe, turashyinguye. Sinzibuka. Komeza. Turashyinguye. Hakuna habari, sinzi ngo umwana nari mama we. Uyu mwana sindamubona. Shoro kabaye bitewe n'akajagari kari karaho, mbona abana bakomeza bayura. Bayura witubeshyera. Twarayuraga. Inzara y'umunyeshuri yabura kwayura. Nanzara twari dufite, twari twiga ku kigo cyiza cy'itugaburije. Karambi ndabasuhuje. Thank kwa. Ababu bose abantu bize Karambi. Okay. Kera kabaye rero. Oya rata amafaranga yaramuryaga. Yava ku mafaranga yaramuryaga se gute? Yaramuryaga kuko icyo gihe bakiraga abandi. Abashaka kurya bari bafite inzu zabo, hari amazu abiri. Bafite aho kwakirira abasaza naho bari naho abana batoya. Abo nyine nashaka nyine. No amafaranga aramurya twicare ku irembo. Ari nababonye se? None se nabonaga abanyeshuri bakomeza baco. Nta nubwo nari nakubonye. Ntabwo wari watubonye ubwo nta nubwo. Nabonye mbona abanyeshuri bakomeza baco, ndavuga se aba bana mwuka byara mwe noneho. Ndabicaza he barya. Ase ntabwo wari wambaye ikote uramunsi. Nusi kumva amafaranga yakuye abantu. Oya byihorere. Aho wasanga nanaryambaye ugasanga mwarashatse kunkubitisha muri ya game. Kuko nge ndumva hari amafaranga warakuye gutya. None ngewe nimwishati. Kuko warayamaye mita nongera nyasubiza mu mufuka. Nta kote nanambaye.
nako twarambaye so nibereye aho ngaho rero ngiye kubona mbona bahamagaye ndavuga nabo bana se bararya bate bari bonyine apana kuba bari mu kavuyo k'aba bantu bose. Nshaka mushiki wanjye ndamubura, nshaka murumuna wanjye ndamubura, ariko mbona akanyeshuri kamwe aho ngaho ndakarembuza. Nti wampamagariye umuntu waje abayoboye. Waje bayoboye rero nagiye kubona mbona haje umuhungu umwe haza na Kibubu. Pastor sha. My pastor ndamusuhuje. Yari pasteur? Yari pasteur ku kigo cyacu. Yari pasteur. Uyu nawe ari pasteurine. Kare kagiye pasteurine. Wewe wabakuzanye nk'iki? Nari coordinatrice. Waba bana bajya kuza se? Ikigo cyose. Oya. Coordinatrice wa ARH. Yes. Ariko urumva nagiye kwarambana rero mu bayobozi banzaniye mabo babiri haje umusore n'uyu nguyu. Mubonye ndakomeza ndamureba ngaho agira ingene arebamo nabona kandi imirari bayireba gute gute ntabwo nzi kwigana njye niyo najya bitesura baramwanga ngo gira gutya ukareba akantu nareba gutya ariko bamugana mwiye kuzabahuza n'umuntu ese wabasha kuzunguza ugutwi se barakuzunguza ugutwi gutyo bakuzunguza oya ninde wazunguza ugutwi gutya njye nazunguza amata oya akora ibintu turi gukora no kuri kandi ukuntu twambaye nk'abantu bakuru twibagiwe komeza aha agira ukuntu ndeba yari afite akantu k'agafosete ariko nanone washaka amaguru kayabura kavuga ariko amaguru nanone si ngombwa ntabwo nafite amaguru mabi kuko naranganaga hose siriranga nari nanutse n'ubusanzwe dushyiraho agafoto ukuntu nari imeze neza noneho ndamureba nkakomeza nawe nkabona arandeba wimbeshyera nari nakwitayeho cyakoze nakugiriye impuhwe guys uzi kubona umutipe ni umundi mubazi bagize ibyago bafite ibintu byinshi byo gukora muri urwo rugo ariko aritanze zaro tunote tw'ibihumbi 5 ushaka kuba twari turi mu 20 oya byararengaga bafata abana ukuntu bangana simbyibuka ariko nzi ko byari bizingazinze ari utunote noneho ashiramo atuvana mu mufuka shandabyuka nahise n'umusubizo nongera rwose ufite ibintu byinshi byo gukora rwose yagumana ayo mafaranga nandi buri kindi kintu twe tumeze neza sinarakana keza niyo mpamvu buriya baba babatoranyije ubundi bareba abo bantu batasamye bakaba ari bo batoranya nyine mu bandi buriya niyo cyo cyitwa ubuyobozi nyine ureba ibifite inyungu aravuga ati njyewe rero ntabwo ndi buyafate ndavuga nabitekerejeho muragenda ushaka ukuntu abana bategurira ukuntu bari burya sibyo okay akigenda rero ahindukiye ndavuga ibintu nzabikurikirana hindukiye uko hese ubona warandebye hareba mu maso nkavuga hindukiye ugira gutya nawe ndavuga nari meze gutya cyane nari meze gutya akabina kagenda kapapala ngaho murakoze mu ijoro ryiza Nairobi Mombasa ngaho wambaye neza please Mombasa Nairobi naje kugenda ubutakayemo mba nguyemo mba mpamagaye murumuna wanjye ndamubwira se mana nyagasani uriya mwana nabonye ibyo bimeze bite turiya mwana rero ureba ati ni uw'i Kigali Kigali kandi nabonye ameze nk'umunyamutara ati no mu mutara nta naho azahaje ubu ngubu nyine ndavuga rero ibintu reka nzabikurikirana bukeye mba mpamagaye Kibubu nta kinomero ariko nta telefone yari afite undi mwana gusaba abana ayifite ndamuhamagaye ndamubwira ndashaka Ingabire Peace kuko amakuru nayamenye y'izina rye baba baramumpaye ninde se umushaka ndabona uyu mukobwa byangije nawe ntukajye ugendera mu kubita kureba wemereza uwo ngusabye kumpaye
bite se sha ati ni sawa turivuganiye nkabaziranye twivuganiye nkabaziranye kera kabaye gute se kundi nta kumenye usuye nde burindi turuka he njyewe ukuntu nabigenje natangiye mubwira ko ndi umunyonzi ere kanyonzi velo hula ako we uzi ko niriya zina ryanjye rifite n'ahantu ryaturutse mbyumvishe ariko uzi ko ndi umuhanzi ndamubwira njyewe ndi umunyonzi muri aka gace k'iwanyu wigiramo nzi bunyonze yego sebura hari ahabaga abanyonzi ubundi nanjye ko ndi ikizongo yajya avuga akantu k'uruzungu ntibyo ngibyo simbyumva ariko uzi ko bari byo kuba utarize nabyize ntabwo nize ariko nyuma watangiye kujya wivugishwa icyongereza ntabwo nize rwose habe na gakeya tubikurikirane mu kinyarwanda nakwivugira mani tukajya tuvuga tukisekera ariko mana uribuka ko nari avuga mani ugahita umwana njyewe se ndi jopo noneho rero yajya kira gutya agavangamo ibintu byayo by'abanyakigali yarahangishije kuvuga ngo ariko mani ni mani nawe oya rero tuvuga ngo mani se njyewe ndi jopo cyane ko za bintu bigenda bikoka mu muntu noneho urumva umuntu ndimo gutereta namubwira ntigenda genda ibyo bya mani n'ubugegera se kandi ibyo wasuye ndi sinjira bizinsetsa uneta kunyita inshinzi nibaje kubavugira hejuru gabanya ubushinzi nta nubwo nawe navugiye hejuru ibintu byagendaga bite ngo se wanshinze nda kwita itaho agatelefoni cyangwa ibintu nk'ibyo nibaza swimiti bari serious umuntu utereta nta nubwo ugomba no gutukana njyewe mu bahungu bose nakundanye nabo niwe wenyine wanditse mu bahungu bose bakundanye nabo ngaho da na n'uyu kandi amakuru mfite ngo ni umwe none ngo mu bahungu bose nakundanye nabo ni umwe nabwiye ko hari n'abazaga tukamarana iminsi n'ibyumweru 2 nk'ukwezi ariko noneho muri uyu munsi ngiye kwinjira mu kiganiro nyirizina cy'urukundo rwacu ngiye kumena umuceri hasi byose mbivugira ntibibise kugize ubwoba oya byose ngiye kubivuga noneho birahindutse kandi nk'ababyeyi penetra umugore bwacya mu gitondo nkongera bwacya mu gitondo mbere ko ajya ku ishuri nkahamagara nimugoroba nkaza guhamagara ariko azi ngo ni umunyonzi akitaba umunyonzi nawe kuvumbura shusu ntabwo nyine wabivumbuye kubera ko nasaga nkuvuga nka murumuna wanjye ubyihorera gutyo nabinetsemo nuzereka ahubwo nawe ubyihorera gutyo ntiwagira icyo bimbwiraho nanjye ndabyihorera so kera kabaye ndamubwira ko shabuze ko nateye imbere ati byagenze bite akoshije n'ibyo byibuka ngiye nabaye umumotari cyane yagiye umumotari byo simbyuka no kunangaga abamotari bo muri za karitsiye twabaga ndamubwira rero nateye imbere ubu naje kuba umumotari ubu naguze ipiki rwose ubu umumotari mwiza cyane dukomeza twiterera igiparu gutyo twiterera igiparu noneho bagiye gufunga ndamubwira mpereza nomero nakubonaho arambwira ati wowe byihorere yawe ndayifite ahubwo ngiye ningera mu rugo ndakwihamagarira ageze mu rugo arampamagara kera kabaye dupanga kubonana dupanze kubonana umukobwa ati ukaza mu rugo ndamubwira se kandi ndaza mu rugo iwanyu ngo unyerekane twari twakundanye hajya ubu ugera kuri aho twakundanye oya nje kubonana nawe ariko urambwira ngo vayo mu rugo nako ngiye n'ubundi ngo waza mu rugo ni umunsi wa mbere ubwo twari tugiye kubonana twabipanze ati waza mu rugo ndabaza se kandi ndaza mu rugo ngewe nje kwerekanwa abantu bafite ibyo bikeka guys mujye mu mutubwire ubundi kubera iki abahungu batinya kuza gusura abakobwa mu rugo iwabo kandi bo bakaba proud yuko bajya kubasura iyo ni imico mibi reba no kugira ngo bamwe bari kuvunira umuheto wo kuvunira numva kubera iki iwacu kuki butakumva ko waza kunsura rero uri umuntu akuvuniye umuheto n'urukundo ruriyongera kuvunira umuheto bagatsindwa oya nihanye nambaye n'abantu bakuru n'abagore umukobwa rero tuba tubonanye se cyagiye tuza kurebana n'igisi ari ubwa nyuma ari inyuma twarakundana gase twari tutarakundana ntabwo twari tutarakundana ariko hamwe rero twari twarabaye gute nabyo ndaza ndabivuga okay sorry umukobwa araje ati ngere ndamubwira ngiye mu rugo sindi buhazi aje
ati tuhurira haruguru yo mu rugo gato. Ndahanyarukiye turagiye turabonanye, ariko twabonanye iminota mike cyane, mike cyane. Aba bivuyemo arambwira ati rero ngewe mu rugo ubu nakererewe kanirukanka. Ntabwo nta kibazo mwana wanjye. Abaragiye tukajya duhora tuvugana, ariko noneho muha icyifuzo cy'uko njye namubonye nkamukunda, niko nagukunze ubu biragenda bite. Umukobwa ati ahubwo no kuri telefone wari wabimbwira Murezi. Umukobwa ati ngewe mfite undi. Murezi Ubushinzi bwa bushinzi navuga cyumweru none arangije. Umukobwa ati ngewe mfite umuntu. Ntabwo rero nibwo ufite umuntu nyihanganira, ngewe rwose ndakwihanganira, ubyo reka twivuganire nta kibazo nk'ibisanzwe, n'uwo muntu wawe mugumeho. oya ukuntu wigize akana keza ngo rero ntuzabaze undi mwana mugumane rwose, ntuzamubabaze njye tuzibera inshuti. Tukajya twibera inshuti biraho yafunga tukavugana, najya kubona nkabona bya bindi byo kumubwira ngo vayo noneho muri ghetto nsuri. Yari afite indi shakoshi ye akabarayiza kabiri ni rimwe shu kabiri agiye kumbeshyera. Noneho babana bamenyereye kuguma mu rugo, ndamubwira rero Vikanombe nuze nugera hano kuri Prince House umbwire. Umukobwa bayobewe Prince House we. Nusebe ninde wari uhazi ngewe naho narinze. Kandi ari umunyakigali. Kandi ari kunze kuriye nawe nzamubwira ibintu yakoze. Yayebewe ahantu. Noneho umukobwa baraje bageze kuri Prince bakakomeza bakazenguruka bayobewe Prince House ni he. Noneho bayibigiza abanajyuwa kera babajije. Batudore ni hariya kandi se ko twahavuye hariya ahantu ra. Oya sese nago didusa gute stories z'ukuntu twagiye tukongera tukagaruka cyakoze imana twarasebye kandi ngo turabe Kigali we. Ariko kuko icyo abantu b'i Kigali batajya bamenya Kigali, abantu bavuye mu Mutara akaba aribo bahamenye. Baba baransuye nsuranye n'uwo mukobwa ndavuga ariko nk'uyu mukobwa yagwaga hehe koko. No yagwaga he ntabwo nasanze iwanyu hari abantu benshi n'ubundi. Yagwaga he njyewe rero mfite ubushobozi bwo kubirukanira. Washakaga gukora ikizi? Ngo tuganire wa babiri kubera iki? Mbona ari umunyeshuri icyo gihe. Nzi bitwaye iki? Duhurira haruguru iwanyu se bwo ntitwari babiri. Na DJ. Oya. Rukundo arahari. Namutaye ibishanga mutahiririya. Yarahari yaricaye nkuko yabaciye hariya twe twicaye ariko muri sare. Na byose bitwaye iki? Ntabwo kiza. Naya rero nje ndavuga se uyu mukobwa. Kari muri hotel. Ndavuga rero ngo hotel, kantine ngo ni hotel. Aha umukobwa bagatangira kujya nsura twiterera igiparo twivugira ubusa bino tutabikomeje. Ntabwo twigeze dukomeza. Tutarakundana se? Akoshobora kumbeshyira. Akuru umusazi. Wansu yawe dukundana. Nyine tutarakundana nagusuye rimwe. Ubundi twajyaga duhurira hahandi hejuru ndabizi bimbeshya. Hahandi kubi populaire. Umukobwa rero tuje twiterera igiparo. Ndamubwira yaravangiwe yibagirwa ibintu byinshi. Ndamubwira rero nta kibazo ibintu nta kibazo yo kumanira n'umukunzi wawe. Hashize igihe. Yohana muna hashize amezi 9. Gura nibuka n'amezi. Mbona umukobwa arampamagaye. Atuzi n'ikindi nti. Ati ya gahunda twayisubukura noneho tugakundana. Nireka nzamuke tubikurikirane nakoreraga ku mupaka ahantu. Nireka nzamuke ibyo bintu bimbwire neza. Bazamutse inkunguko. Arabimbwiye nyine ati ngewe rero wa muntu nawe ubwe ni umwana nawe wimbike utazano kwitamira. Umbabarire. Turumva turangana n'umwana arimo arashaka ubuzima nanjye ndimo ndashaka ubundi. Ati naje gusanga bitakunda. Uyu munsi ni umunsi wa Pentecost shaka kubi. Aho kugira ngo uko wagira ngo muracyahararanye, kugira ngo muracyahararanye. Nyine wimbeshyira urimo urashaka kugira ngo byagenze bitereye. Umva ukuntu byagenze. Mwarekanye mute? Twanarekanye ahubwo ngiye nawe tunavugana. Nyine mwarekanye mute? Twarapfubiranye. Ibintu byanjye nawe nyine tubona ntabwo biri kuvamo ntabwo bihuza. Uranagiye no kwemera hashize nk'amezi menshi. Kigaragara rero warambeshye. Aho urumva nanjye ukuri ni wowe uri kwibeshya. Hari ibintu byinshi uri kuvangarega nakwihoreye. Wabyivugiye se? Nyine icyo gihe ngewe nasaga nkaho njye nawe byarangiye. Ariko kundi abantu bakundanaga bagashwana abantu bagakunda bagashwana nkuko natwe byatubagaho. Njye nawe turaza tubigereho. Urumva turashwana. Uyu sinigeze muha details uko twashwanye. Njyewe mfite inkuru ishyushye ngiye nshaka kugeraho ibyo nabyihoreye.
data umukobwa ntambwiye ngo arankunda uko badutuma abandi bantu bamfata ngo ndakabandi ngo ndago umuntu uko tungana none se reka ngo wowe ndusha imyaka ingahe ku buryo njya kuvuga ngo urano wowe ndutakangana ndakurusha cyane cyane singahe imyaka 7 n'imike ngo 7 wowe 5 none se 5 se n'imike undi yanusha 3 ubwo se urumva byose atari bimwe Shadesi no wari ko utarashaka yarashatse yenda wowe kandi kumva nanjye bamucungira hafi yarashatse kwa mugande kirukora uko pe ibi nta rongora pe rongora dusebya rwose nimba natanga visa nk'uyu abuyi bose ko bashatse komeza rero hari inkuru nshaka kugeraho ishyushye umugore ntidukundanye sinibere piyo ngiyo ku mupaka mba mfite stress y'akazi umwanya nabonaga ko navunyira kuri telefone umwanya munini habaga ari nijoro kandi nabwo nijoro sinkunde telefone twavuganaho gakeya nkaba ndaryamye umugore atuye umuntu umugore atuye umuntu afite abagore benshi kigaragara ariko ntabwo nibeshye naje gusanga byari byo twarabanye njyewe twarabanye naje kuvuga no saba abantu bose mwakundanaga ryane ngiye ko nkubwira ibintu byose mbere cyane kumana dore isoni iyo afite isoni ngenda mbizi ngiye nkundana nanjye mfaze nigeze nkundana oya nyine icyo gihe wabaga utarahitamo ukishije mese reka byihorere amutipe washiri none ku rusengero avuga ati ndashima ndagusuje brother yaravuze ngo ngende ndashima Imana ntabwo yashima Imana ko yamuhaye ubukwe bwiza ndashima no ko Imana yamaye amahitamo nabashije guhitamo nimba ari ikintu kigora ni uguhitamo birashagaraza ubushagaraye mu mutwe ariko njyewe nanone buri ukuntu nteye ntabwo njye ubwiza bw'umuntu bujya bunkanga ntabwo ari ubwiza n'umuntu nyine urugero nkunda nkwereza buriya kenshi kandi warambonye ugahita ubona ati nyine nagukunda ariko nanone buriya nyine ndeba ubwo bwiza yego nacyo kirakonza ahubwo nshobora kukugeraho nanone nareba imyitwarire yawe bigatuma bya bindi mbikuba na 0 ntitayeho ku bwiza ufite ariko n'ubundi ntabwo bavuga ngo umugore mwiza ni isura so rero umugore turakundanye mwiza si isura uretse ari inkuru nshaka kuzana yakwa yindi n'ukuntu nagufasha uri mu bugegera ubwo se ubwo nituvugiye nuvuga iyo ngenda avuga iyi urumva rata nanjye mvuga iyawe ngenda banzi yanjye nyivuga nanjye oya uyivuga ariko nanjye yibansha iyo nkuru numvaga ndashaka kuyibabwira nona njyewe ndayivuga kuko ni inkuru ishyushye nari buzabihere kurusha yanjye mfite oya reka njye nyivuga wamahoro ukabuyiretse reba umuntu turakundana ngo kubera yuko ngo ntamufatisha kuri telefone cyane umugore si ikintu yakoze yagiye guteretana n'undi muhungu ateretanye n'undi muhungu shasha unaye hanze ateretanye n'undi muhungu kandi ugarantendetse nawe undi ubwo arimo aramutendeka ariko uwo muhungu agasa nk'aho ari ukuntu yumva agashema none nta nubwo anabivuze neza nta nubwo ari umuhungu si ikintu yakoze yaraje aza kureba yari yaraguhamagara gukanga kumwitamo reka mbanze mbatere story zabyo wibeshya akosha utumye mbivuga ibi bintu shasha ngiye gukora ibintu bitari umuhungu ikintu yakoze yari serious yaraje ati kibubu we peace ubwo bugegera bwawe fata iyi telefone reba ukuntu byagenze uwo musore yaraje afata telefone ati ndashaka kumenya hagati yanjye na Gashema ukunda ndi kibuba atari ko njyewe ni wowe ndaje mvuga ibye ati ni wowe rwose ni wowe nkunda ndatoke ubwo ari njye ukunda reka mpamagare Gashema bisubiremo ati reka mpamagare Gashema yampamagaye yabikuye he muri telefone yanjye okay reka ukasha uyu nkuru umuhungu nagiye kora mbona arampamagaye iyi nkuru irasebetse nagiye kora mbona umuhungu arampamagaye urasebeje kuri kabendo ayiswe ndaje nawe mvuga amafuti yawe ayi jahise ahubwo nuko urakagegera ngiye mvugisha ukuri ariko nubwo ndavuga amafuti yawe hano umuhungu nagiye kora mbona arampamagaye ati Gashema nikara mwana wanjye ati hano ngewe ndi kumwe na Peace nkundana nawe kandi amakuru ufite nawe murakundana ndagira ngo atubwize ukurakunda nde muri twembi ni ngaho rero nabivuge ako numva ndababaye numva iyo competition ngiyemo
ati ndashaka atubwire hagati yanjye nawe akunda ariko disi we man Kibubu ati njyewe rero ati njyewe ururimi ruragobwa araceceka wacece turiya munsi ukabura icyo uvuga wananiwe kumvuga unanirwa no kuvuga uwo Kibubu ururimi ruragobwa ariko mubwire impamvu yabyo ubundi kukiri kuba dusobanura ibintu bitari ururimi ruragobwa reka sobanura ibyari nkurusha ubugengera wowe tugikundana ayi nuko ngenda akana kese ibintu byose mbishira hanze n'ubundi urabivuze n'ubundi inshuti zanjye zirazibiza imbagira inama gutendeka si byiza ariko mva mubwire impamvu nayo nabikoze njyewe n'uyu muhungu mureba gutya twamaranye imyaka yindutse umuhungu cyo icyo gihe ndimo ndakurura icyo gihe njyewe n'uyu musore wanyu rata ukuntu byari bimeze twarashwanaga tukaba twamara nk'amezi nta mwuvugana n'undi tubitegere njye mara amezi ntivugishije Kibubu wanjye ahubwo njye urukundo ngira uraruzi ubu nimba uzanye ayo mafuti yose turayavuga hano njye sinigeze kuguhamagara ukanga kunyitaba ugahora wanga kunyitaba sinagusanze mu rusengero wanyu none nari mfite impamvu byanga sinagusanze njye yanze kunyitaba kabiri gatatu reba umuntu murashwanyanze kukwitaba ahubwo byari ubugegera wari ufite abandi oya njyewe naragiye mutera ku rusengero yaravuze ahantu ndajya gusengera mpfa kuba nzi banzi iyo nkuru wayisobanuye nabi kamaze nyabasobanurire mutazamfata nk'igegera Kibubu no wanyu niba ari byo nayo nzashiramo njyewe we uploading nayo nzashiramo ubwo rero nyibasobanurire neza ikiganiro nikidasohoka ndabambaye mbasezeye shireka bazisobanura inkuru kuko wayivuze nabi bazafata nk'ingegera rata ntagiye uyu uriwe cyane urabaye ukangaye mvuga amafuti yawe se hano njyewe nyavuge njyewe njyewe sengera yayo nyavuge se dukomeze ikiganiro nyine nyavuge njyewe sengera yayo nyine vuga nyavuge javuge nimba nyagira ariko ntacyo reka dukomeze ikiganiro rata mbabwire njyewe sengera yayo rata twabaga twashwanye rata murumva reka mbibabwire rata iyo story ko n'ubundi niyo story njya nicara nkavuga cyakoze nakoze barahari uriya munsi umutipe uyu nguyu twarashwanye njyewe peace reka ndidekaraye sinzi kubaho igihe kinini nafite umukunzi ubwo mwumva ngo atabaho igihe kinini adafite umukunzi bagira principe zisekeje ati sinabaho igihe kinini ntafite umukunzi ikindi cya kabiri ntashobora kugendana na ex we ngo kuko ashobora kumukurura akamwica mu mutwe oya iki ntabwo navuze kugendana wavuze ngo uyu mugabo arimo aranteranya n'abakunzi waravuze ngo nabwo ikiganiro twazaribwa n'ababyeyi banjye uragira ngo bazuve ko ndikira aho ngenda vara asa ntanabivuze aho nzi no kubisura nzababwira reka manze ratambibabwira umva rata reka mbasobanurire areke kumbeshyera njyewe ikintu nemera mwababyeyi mwe n'abakobwa ujye wirinda kujya ahantu muri babiri mu mwijima na ex cyangwa mu ngo twasohokanye mwasohokanye mu buye buryo ex wawe wowe ibyo bintu niyo principe yanjye wowe wavuze ngo turi babiri uko ashobora kunyibutsa oya abahungu cyangwa abagabo mu gihe myumvire yo guhita muzana story ubundi tukaba tuganira iki tuvugisha ukuri nabanganira iki nawe turi babiri gusa tutari kuri story zo kuba turimo turi kumwe n'abandi duciringa ndabera niyo mpamvu nanga guhura n'aba ex banjye to mbashaka icyo rega abahungu mwebwe we niyo wahura nabo kireka ni wowe uzanira abahungu rega nibo bazana icyo kiganiro nose umukobwa nakwifata nkiterura mwabanzanye iki kiganiro ngo wanyangiye iki ngo biki ngo ibinini isobanura ubugegera bwawe bwahangara na turumva twashwanye noneho tukamara igihe kinini pe hari n'igihe twashwanaga n'amezi 6 agashira twarashwanye ibyo ndabizi ngiye ndabyibuka noneho muri icyo gihe adahari nabaga mfite abahungu benshi bandi mu bantu bagowe njya nicara nkavuga abakobwa mwaragowe abakobwa muri hano hanze mutarabona abagabo mahana igi barengera mubona abagabo pe muwamujagaraye mwabuze amahitamo epfo na ruguru abana twigana nibo njya mbwira ati shambo ujye mwihangana ngiye amahitamo narabonye ntabwo izo stress nazivuye so rero nari ndi muri icyo gihe cya stress cy'abahungu benshi pe noneho rero ubundi rero mbona ndavuga ati n'ubundi gashema byarangiye wapi mwikundanira n'uwo nguwo namwemereye mu rwego rwo kwivura depression kuko urabizi neza ko nawe yari abizi namubwije ukuri mbwa ko namukundaga n'uwo munsi afata yari yaje mu rugo iwacu we yari n'umwana mwiza ntabwo yari ingegera nk'iyi we yazaga kunsura we yazaga mu rugo n'ahandi hantu iyo twahuriraga yazaga kunsura ariko mwambajije umunsi wa mbere njya gusura Kibubu mu rugo reka mani nangize iyo uretse nanjye mbanze mvanga amako kantu mwambajije umunsi wa mbere njya gusura Kibubu mu rugo
ndabaza mera nk'ingegera ndabaza nti nta wundi muntu uhari tusibye njye na sister nta wundi muntu uhari n'ababyeyi ntabahari shaka uri akagegera no ati ntabahari umuntu tujya gusura ababyeyi yego komana mba ninyabijeyo noneho bagira ngo niwe wahise abahamagara nkigerayo nkicara najya kubona mbona ababyeyi baraje nagiye kuva numva ihoni ngo ayakada atabone ba papa baraje none nyagasani nashatse ahantu ariko shaka hari abakoze amafuti uzi ko bagiye mu cyumba bagiye kwiyambura bagarutse muri salo baraje bati uraho wa mwana we ntimuraho ababyeyi n'akaboko nkongeraho akandi gutyo ntimuraho bapfuye gukata gutyo nanjye nsohoka nk'ibandi waribandi rero ntabwo ari ububandi n'ububandi we uzi ukuntu tuba twarakuze twe n'ububandi reka njye nkubwize ukuri abantu bo mu Mutara ubu reka nkubaze nk'ubu ufite umukobwa abantu bo mu Mutara bazi hano wamushishikariza ngo agende ahure n'umuhungu babonana hariho hose hose bo mu Mutara bazi hano bidekarari wavuga ngo se yamwemerera ko umuhungu amusura mu rugo abyandike muri comment muri iki gihe byakunda ariko muri iki gihe byakunda none se kiragiye twari ryari nyine mwari mufite umutsi nta muntu wo mu Mutara bakubwira ngo reka ngo umukobwa ngo aza musure nako ngo umuhungu aza asura umukobwa mu rugo rwe ashobora kutirukana umushyitsi ariko akaguhitana wowe abanye Mutara rwose baba bashaka babone bataha ubukwe bw'abana babo ariko batazi ngo bakundanye ryari bahuriye hese umuhungu ni munini afite imico imeze itese asate n'umwibyewe none ngiye papa bashaka namenye ngo uruwo kwande nyine urakijijwe ashaka amenya no gusengera kwande sibyibuka ko yanamagaye na pastor wanyu yamagaye na pastor wacu ariko na papa nawe ubwo yarabanje arakuneka urumva rero papa nawe nagiye nababwira nti rero ngiye mfite ubukwe ndashaka kubazanira umukobwa vuba aha ngaha papa arabanza arambwira ati uwo mukobwa nuwahe ni mwene ndi ari mama wawe yaranze ndabimubwira baragukurikiranye ngiye kubona mbona arampamagaye ati yewe ngo ya gahunda wayikomeza nabamenya cyane n'ifura bari abantu so rati rero ndabwira inkuru oya yihorere uringegera rata yamfashe ubivuga nabi umva ukuntu byagenze rata umutipe namwemerera rata nawe arabizi nubwo barabizi arabizi ko icyo gihe ntabwo nyine ni kwa kundi wemerera umuntu ngo kugira ngo ubone aho uhungira namwe murabizi iyo mugize aka depression ubona umuntu mwari muri kumwe umukunda murapfubiranye ari iki gikoza amafuti ngewe ndakunda guys mutandeba gutya nako bari reka mbabwize ukuri ndabiri silence ariko ndakunda urizi ko umuntu muzabana mubana byanga bikunda banzu reka ndangize shu kucica mu ijambo oya nukurimo kwiba urumva rata noneho umunsi umwe ntabwo twaramaranye n'amezi menshi pe n'igihe gito n'uwo muntu subyibuka se n'igihe gitoya ndabizi igihe mwagegera n'igihe gito cyane kuko ndabyibuka n'igihe gito cyane noneho n'uwo munsi nari muhamagaye ngo aze mu rugo mubwize ukuri ko nasubiranye n'umuntu twakundanaga ndamuhamagara iki gihe arabanje arahamagara akanyahamagara mvugana n'uyu yakupa ngo agiye kuvugana n'umuntu wo mu kazi wa mutipe agatongera agahamagara nkaba ndamwitabye gashema yahamagara gutya nkahita mukupa abandi sinshaka kumenya ngo ntabona akunda ndangije ndamuga rero uze kuza nkubwire impamvu ibintu byose biri kuba aza mu rugo kiragiye nari nkunditse ntabwo ari ibyo ahubwo wari warandoze uzi umuntu nako tubyihorera noneho hanjye aza mu rugo aje kugira ngo musobanure mbwira rero njyewe ndeka kukwicira mwanya wawe ufite plane zawe mfite uyu nguyu niwe dukundana byari byageze uburyo numva ariyo detaye ngiye kumuha noneho hari b'abahungu bashagajaga amatelefoni y'abantu aba yafashe telefone kera kabaye iri kwicaki byandi byanjye byo kutitaho ajya muri telefone zanjye asanga mwene datanze ngo wananjonje oya niko nitwaga se niko nakwandikaga anje asoma chat zose atafata nimero yiwe atayifata no mutwe atamuhamagara twicaranya nkumvaga ijuru rimeze guki byose rimwituyeho gutya narasobanura impamvu namubwiye ngo aze naravuga iki soza nyine abigenje gutya yarambwiye ati rero ngiye hano ndi kumwe n'ingegera ndashaka idusobanurire ari ngewe ari na ko yaragiye kumutasi shara mungu agira imushinya vuba
kandi naje kuvumbura ko atari nanjye yakundaga gusa yari n'ibandi Imana yarabizimije yakundaga muri benshi iyo story arayizi ko yari afite abandi benshi ahubwo ndi mu mandazi rero nza kwisanga nyine n'ubundi twasubiranye ariko umuntu mutanyumva nabi nego nakoze amakosa n'inshuti zanjye nzigira inama zo gutendeka ko ari bibi ariko nanone ngiye ntabwo nzi kubaho umugore arampamagaye yansabye umugore barampamagaye yansabye imbabazi ibintu birarangiye biciye kabiri ngo ababonye undi musore ufite imodoka ariwe tuvuga se kandi uyu imodoka yo yes ako waje kunsebereza hano nimba ryo ngyo rafite yacu tuyireke tugende n'ubundi n'amasaha yagiye nimba uje kumbeshyira hano uwuhe mugabo ufite imodoka ese umvuga amafuti yawe yose hano kuri kamera sinagira yayo nuko ateye isoni ntabwo njye nayavuga njyewe utwanjye turoroshye wafite amafuti wembe umugabo ese hari umuntu ugeze usanga nkundana nawe wari ubafite benshi ariko wowe uri ingegera njyewe ndi umuntu uri aho nyine mvugisha ibintu byanjye byose ndabikubwira uramfata nk'ubwo urabyibuka ukuntu byagenze ariko desi nibutse inshuti yanjye yitwa Steven kuri uriya muntu w'imodoka aho imodoka se wundi ubushye uriya muntu w'imodoka se uramwibagiwe ntabwo twakundanye ntabwo twakundanye yaranyeretaga ntabwo yanabwiye n'ijambo ntabwo yarivuze ntabwo yavuze n'ukuri ko yazaga ku rugo cyakoze disi yari romantike yamagambo yari umukire pe uyu mugabo nta mafaranga yajyagama nta na gift yajyagama nta kintu na kimwe ariko undi aranirita gusa ariko akansura mu rugo akazana ibintu byinshi intambara irebera rose aguhaye telefone ntiyi telefone wayikuyehe akosho uko n'ababyeyi banjye batazi aho iyo telefone yavuye yari bazi ko ariyo mu kazi niguriye reka ntabwo ariyo wiguriye so rero ariko yayimaye ibyo bigeragezo byose ariko nabaga naje nabikubwira ibyo bigeragezo byose data nkubwire man ngiyewe naza nkamubwira umutima ari kuntereta none yamaye telefone nyimusubize uyu mbimubwira akambwira ati uyu muntu ndagwaye ikintu ntukacyange waba mwe musuzuguye nta kibazo yayiguhaye utayimusabye nta kibazo kandi urabizi neza ko nabikubashije ntabwo njye narakubwiye niba utamukunda bimubwiza ukuri ntabwo yigeze anereta nose njye gushyanuka ngo ntabwo ngukunda atambwiye ijambo vugisha ukuri ko wowe wabikora nigeze avuga ko nkunda no just tumenyetso abandi bantu baza mu matwi babimbwira ngo nyamaze aragukunda nyamaze abandi rata akabimubwira abandi akabibabwira bese babakabiye nguze umbwire njye nabyo babi unyicaza umbwire burya ndagukunda ati ko umuntu amaye telefone nawe niba yiguhaye nta kibazo ngo yigumane icyo gihe nabwo nagiye kugisha inama yes ako nari mfite telefone rwiza we runini sha runanira n'isoni umugore kandi uyu nane kiceri cya 5 yigezamo ako sha buri bundi ndagukundira je nta nkoko zanjye waryaga wowe natangiye kuri nkoko zawe tubana abso ngero ikintu cyabiteraga narebaga hari umuhungu wa mbere hari umuhungu ugeze gukundana n'umukobwa amutera inda areraba umwana agejeje imyaka 7 baramumwambura ngo ntabwo ari uwe ngo afite undi se ibyo ngibyo ni ibintu nacungaga kandi kiriya gihe akosho wamuragamo twari dufite ibintu ubwo buntu bw'ubufaranga bwo kuba wabeshyabeshyesha umukobwa ntabwo bwari kubura ntabwo nari kububura kiriya gihe ubufaranga bwari buriho kubeshyabeshya nyine yes ntabwo noneho ukibaza kavuga ariko umukobwa azansome mu mutwe bese anshushanye mu gitondo mukanya ahave ajya handi ingero nari nzifite hari undi muntu yakundanaga n'umukobwa urumva wa mukobwa ataza ahantu agaca uwo muhungu akoreramo nyine nkuko wamubwira yenda ngo nkorera i Kigali akumva ko Kigali ari nini nyine undi nawe yakoreraga mu ntara yes tari ndayizi nanjye ariko rega shuna nacyo njye rega ndumwana shunjewe ndumwana mwiza kukurusha okay ninjye byabayeho none njyewe ndumwana mwiza byabayeho natababyumbishije yaratangiye kubishyira ngo hari umuntu babyareze ese urasetse njye nari nkuyobera
oya yari bavuga story ko ndi muntu rati ibyo bintu byabayeho urumva nari mfite umuntu dukundana aza ahantu nkorera ariko akabazi kandi jeje nanjye wumva ko twakundanaga mu bugegera twakundana neza wari umuzi se namumenye se sinamumenye twarakundanye wari utaragira wari utarikiriza wari utarikiriza ari narikiriza ubwo ngo ariko ratara utuntu icyo gihe hari tuntu bajyagamo mumbwiraho uwo mwana numva nsa nkushaka kubireka ariko nyine ntaremenya ukuri noneho umwana aza arangije yibonera pase aho ngaho aho nkorera urumva abona pase aho hantu nkorera no mu gipangu yaraza ahantu nkorera azi ngo ni ahantu hanini nyine nkuko bavuga ngo umuntu muri Kigali se gusura umuntu muri Kigali niyo wavuga ngo Ikanombe ngo akorera Ikanombe se wamenye haba abantu nawe yaraza aho hantu ko ari ahantu hanini araza ariko nawe icyo yaje ari umuntu uri bwirinde kujarajara gutya avuga ati aho ngiye ndajya aho mpava mpita aje kuko njye icyo gihe narigaga urumva aza njye nagiye hehe i Kigali kwiga ariko kwa kundi akazi kaba kenshi ndongera amanuka by'igitaraganya manutse naragiye naraye Kigali ndiga nizeho numita ngaruka ariko urumva naraye Kigali noneho we kwa kundi naje Kigali we yaraye hehe yaraye aho ngaho nkorera muri ghetto pe noneho yarayeho muri ghetto hano nkorera noneho ngiye nkiva ku ishuri manutse ngiye kubona mbona naje nsanga umukobwa yambaye ikabutura y'umuhungu uko tubana uwo muhungu twebwe ahantu twakoreraga nta muntu wabanaga n'undi buri umwe wasangaga yibana noneho ngiye kubona mbona nciyeho nsanga iwabo aho ngaho nyine hari akantu kameze nk'akarori rwose kuko urumva bafite inkumi barimo barinywera ngiye kubona mbona umukobwa ncomo nyine ngiye kubanza mbere yuko ninjira wanjye nabanzaga aho ngaho njya kwisuhuza abavandimwe njya kubasuhuza njye kubona mbona umukobwa yambaye ikabutura ya wa muhungu afite icupa rya Knowless njye Gashema nzi ko atanywa inzoga nzi ko afite icupa rya Knowless gutya akimbona icupa yavuze subira icupa ndijugunye iri cupa ndijugunye urumva biba biramucana arabibona ko mbona noneho nigira nkaho nta kibazo kugira ngo ntanamusenyera aho ngaho nigira nkaho n'uwo mukobwa tutaziranye ariko wowe unafite complex umukobwa yitagira complex nyisohoka tabasuhuje gakibwo mpita nigire iwanjye ngo nambare mpite nigendera njye ngo namuna umukobwa nawe arasohotse inyuma wa muhungu ati uyu wa mukobwa agiye ese barasiranye ya niba araryaraguye wero uwo munsi naye naravuze rero ngewe oya ko nta muntu nzongera gupfa kwizera nyine nari navuze ko man sinumvaga ko yanywa inzoga ni ikintu ntari muziho urumva noneho abantu rero atuma nanjye ngikomere cyo kudahabwa keya n'abandi rero numvaga ko sinzi keya ze n'abandi rero numvaga ko ari sinzi yasohoka numvaga ko nta kintu numvaga ko ako noneho se ako nawe yinsebye njye nagiye kugushaka ntarakubakiye business byagenze gute nabwo si icyo gihe twari twashwanye ukaza ku rusengero tuvugisha ukuri si icyo gihe twari twararekanye ariko nanone twari twaramenyeranyije yuko umva rata wijya kubeshya abakirisitu wijya kubeshya abafana bacu icyo gihe twari twarashwanye noneho ndibonera ngo nzize make up noneho weka urumva noneho nawe rata abakobwa nabo bafite akajagari kumukundana yaramukundaga kandi nawe abizi
nuko noneho akaravuga ati uyu munyagutamba n'ikikoroto wimbeshya ntabwo nakuri aba bandi none se iyo abandi kugira amafaranga we nagushaka vugisha ukuri nawe ukuntu wiyizi ukuntu wiyizi nari ngukureba cyangwa amafaranga kwemera tugashakana ngiye singira ubugugu nakwima waramaye se nta nubwo ngiye byo mutima nari nawe ufite habe ari kumva ukuntu byagenze kugira ngo ushingire business rata twari twarashwanye ngiye kuko nabonaga uyu muhungu nta gahunda agira ari ukuntu ubona ko namwe muzajya mutubwira iyo umuntu mubona mutari ku rugendo rumwe urabibona nawe ukabyibwira ni wa muntu ushobora ni nk'aho ari wagira ngo ni ngewe uri kumwiteretera muri make ni wa muntu utakuvugisha buri munsi mu gitondo ngo akuvugishe saa sita akuvugishe nijoro yakuvugisha bikaba akongera akabitaho tugashwana dupfuye ibintu nk'ibyo by'amatelefone dupfuye ibintu nk'ibyo byo gusanga ari kuvugira kuri call wait ari kuri indi telefone ngo ari kuvugira kuri call wait ari kuvugira kuri indi telefone nana yamamagara nabe yayivaho ngo namamagare izo sinya zose ni z'abantu bazakundana pe ntabwo nizo abantu bazabana pe n'ukuri pe bazabana izo sinya zose ni zo kuri bazabana n'iseri cha noneho rero ngiye mvuga ukuntu byagenze rata mpita muga ati noneho ngiye nawe uru rugendo ntabwo turirimo neza tubireke birangire mbivamo noneho nigira kwisengera nyine ntabwo nawe wari warasabye Imana ikimenyetso akajya amamagara noneho we nikize gusaba Imana ikimenyetso nambwira ati Mana rero nimba uyu muhungu ubona kuko ari uwanjye kuko kumwikuramo byarananiraga sinababwiye ukuntu akundanye n'uriya ariko noneho byaranze nyine kuba namwikuramo simbizi hari inkunditse rero simbizi byari yaramaye noneho ndangije nsaba Imana ikimenyetso nimba ubona kuko ari uwanjye gira icyo unyereka yaramaganga kumwitaba buri munsi akamagana kumwitaba kuko nabonaga nazi ngiye kubona nibereye ku rusengero ndimo ndaririmba muri worship team ngiye kubona Nyagasore yinjiye mu rusengero ntabwo yamamagaye nta nubwo yari ahazi naki yarahagaze arambona ibirenge bitangiye kugiramo bityo wa rukundo ariko uribuka ko n'ikindi gitwiza guhurira i Remera naho nari meze kwa kundi wamvura titi ari kuri moto amanuka nari ndi kuzamuka ndabyuka ndimo ndajya ku ishuri nahise nanga kwihangana ndifata ku kiravuga abantu muzabana mugane kandi shaho twashwanya burundu noneho byo burundu nari watugira ko twazana abana akuba mwe kwe cyane babana barashwanye ubundi hari abantu bajya abana batarashwanye na gato ariko icyo gihe rata nanjye njye ariko buri wese uko nakweretswe uko yahise akata azenguruka nuze rompuwe yose atabwa hagarara njya waratudera ikintu kikunda kumbaho nanjye njya nkunda njye inzozi arota ibintu njye nkunda kurota ikintu kikaba ariko akenshi urabona nyine umuntu akunda kurota ibyo nibibaho ariko ngiye ikintu yari ikintu kibabaje njya kubona nkabona ndakirota namara kukirota nkumva ngize ubwoba iyo ngize ubwoba byanga bikunda cya kintu kiraba icyo gihe rero hari ikintu narose ngira ubwoba mpamagaye uyu ndamubura icyo nakoze nashakishije nomero zande za mukuru we bandazibonye umuhamagaye kumbe nsanga icyo kintu narose cyabaye mu minsi 2 ishize iwabo ndamuhamagara rero ngo nanamurebe wapi ndamuhamagara ngo nanamurebe wapi reka rero noneho ndimo kwigendera ntya mubone nka hariya hakurya nawe agenda ndavuga ntagarara aho ngaho utanajye cyagiye mu nda numvaga handi kwa kundi wumva nyine Imana u Rwanda n'uruto kandi tudahura uriya munsi ntabwo tuba twarasubiranye uriya munsi niwe wakurengeye urumva nta hantu numvaga nzahurira nabo nari naraburotse nimero nahinduye na simukadi twari twarashwanye burundu naraburotse none amara kuri moto bita numvaga uzi kumva ikintu naramubonye hagararaho nuko nyine none se ko ari uko n'ubundi agakundo kari mu bundi sinari kuba nigendeye bari kunshikira he nari kuba nigendeye ni uko umuntu aba akigukunda naho ubundi undi yatayigendera akavuga ati urambaza iki ariko ni uko hari harimo agakundo rero dushwanye musanga ku rusengero bwa kabiri bwo nahise nemera ko yari we wanjye kugira ngo unshingire iyo business ibyo nari kuvuga wasaze ku rusengero ikimenyetso rero nasabye Imana numva rata kugira ngo arata nshingire business n'ibiti bimenyetso byose nari nasabye Imana yari yabimpaye none icyo gihe akiza kusengera duhita tunasoza turatahana
turaganira dukora rwa rugendo nababwiye nkunda kugenda n'ibirenge tugenda n'ibirenge noneho mitavuga ati uyu niwe wanjye noneho nakundi imico ye ndayizi pisi nzayihanganira niko neza ifata umwanzuro uyu niwe Imana yaneganyirije koko ibye byose nzabyihanganira nawe ubwo nyine ubwo yakomeje kwensista nawe ugazanyihanganira kuva icyo gihe rero niko kunshingira business hanashigiye business nyine ubwo tunapanga no muri uwo mwaka si muri uwo mwaka ni muri uwo mwaka nibwo twese tunakoramo n'ubukwe urugero rwacu rero ni rurerure ubwo iby'ubukwe rero n'ubutaha gusa yasebeje guys shasho oya nukumena umuceri nanze kukumenera umuceri wowe kuko wari ufite ibifite byinshi noneho rero ni mu bishimo muzatubwire tubakubitireho part 2 noneho tubabwire kuva umunsi wa mbere bamparara tubana kugeza n'uyu munsi ako shasho okay sawa nanjye umunsi wa mbere bamararo nanjye narararutswe so mani barinde nitabarinda mwirinde mukore subscribe like share and comment we love you see you